murabona impamvu nashyizeho kava y'amamodoka cyamunara n'ikintu kugira ngo kuko ari cano icuruza kugira muze kureba kino kiganiro kandi mugikore umugisha kwimumobere ni wowe Yesu nashimwe ni wowe ni jewe ni wenda kandi umugongo ndakubonye amaso ku yandi n'amafaranga ya komisiyo ati Imana igumugisha we mana nukwenda wakiriye Imana igumugisha rwose neza kuzwe teka ryose mbwira ikinyarwanda Imana ibaho umugisha yego mana ibaho umugisha n'abantu bakunda ya televiziyo yitwa ngo ikira yibuka ntabwo wayibuka oya se nayibuka ese smartphone wayishyize Imvura TV Imvura TV wagira umwongorere Imvura TV yego abantu bakunda Imvura TV umukobwa wagera gushutsa urebera tate Imana igumugisha wow dododo kugira ngo ugire umufana uvukana na mama wawe numvaga muramufana mu by'ukuri wumva Mr. Peace fati so ni sibo mana na tore mu cyaro bagitaga sibori ndabona ari sibora ariko nabonye Mr. ntabwo ari umwe w'igitera dore na mezi Imana ishimwe Imana niyongera ahubwo ntabanyamugisha niyongere Imana igumugisha hero nanone nkuko bisanzwe ni Mr. Peace nabibabwiye nturutse ku modoka mbereka ko ngiye kubereka famille buriya nta kintu na kimwe muri iyi si kitagira imvano mu by'ukuri nibwo dutanga inyigisho tubona no kubwira abanyarwanda urubyiruko rw'u Rwanda dufite inkomoko twubaha umuco twubaha ababyeyi bacu tuberera imbuto nziza nzima niba turi muri Kigali nese nk'ubu njemo amatabi n'amayoga ko nandindarira aho ngaho wakwishima ntabwo byadushimye use ntiwishime nishimye cyane aka gasura afite rero nta wundi ni Yesu mbatunguje kamera mwari wamenye ubu umeze nk'uri mu rugo ubu ntabwo wankoraho ndi kukwereka abantu wasengera buri munsi Hello guys, reka mbasuhuze kandi kwifuriza amahoro y'Imana umugisha kandi mukomeze kugenda mugubwa neza cyane gatanu kandi uko bisanzwe kwa Mr. Peace mweze kumbana namwe gatanu kandi buri munsi iyi ni Imvura TV Mr. Peace Rwanda ni platform zacu zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho gatanu kandi sasa ubona iyi ni kiasi leto nayo ndi kwigurisha kama zingine hizi yaman rero ngira ngo ubu ngubu turi kumwe narinjanye umupeti wanjye ngwino hano nanjye umupeti wanjye ahantu tugiye gusura umukate we mba niyongoje nyine ndabaye katubwira ibyaro akava kasa tumere neza tubigenze neza cyane kandi n'imodoka yarubundi nze umurikire tujyaneho gatoya tugende mwana mwibutse ikintu kimwe gusa kora subscribe ukoreshe ya like comment kandi umenye neza yuko tubana gatanu ku kandi wagwane niba uri umunyamugisha narabikubwiye 100% ikintu usabwa no kunjoyininga ukabana natwe ukaba umunyamugisha nzaguhesha umugisha amafaranga ibyishimo munezero amahoro urubyaro rwiza rwishi rw'umugisha niba wizera Imana ariko noneho reka nze nkwereke tazama urabona my friend hari indirimbo nshaka kubakorera ivuga ngo yadukuyeho imanzi mu biganza tubabaye bidukuraho ibibazo bidafite icyerekezo ndavuga Imana aduhesha kumugisha come on muri gabyeni niba Mr. Peace mtoto wangu harya hano aboro bahita mu Muhanga ndakwereka abantu bansengera byo nkora nkubwira gatanu kandi nyo kwereka abantu bamesha umugisha afite mukecuru byara mama wari tate wanje niwe usengera buri munsi kugira ngo mbone abakiriya ikindi urabona abana banje nibo baba bari kurya amafaranga mu mpesha nyine nk'umunyamugisha ndakwereka mama umbyara nawe asengera buri munsi famille yote twagiye nkwereke mu rugo urabona uyu nguyu ni umuturanyi duturanye hepfo yaho gato yamurikira
twahageze gira hino kameramani come on urabona unyihanganire kidogo nubona hanahamye namye ariho ndi nuko ntekereje ati so wabwira abanyamugisha impamvu ntari kubaha amamodoka ari kugura impamvu ntari gukora nihe mpamvu na swe family my friend sibyo kama mimi Mr. Pieces urumva nubona mageze bisanzwe nta rugwiro ntaki nabanje ndagenda nakula ndarya baratwakira bintu bimera neza cyane ubu rero ngo ntabwo nyine umushyitsi ubu ndi kwisanga nkurikira gatoya aha icyo bita umunezero ibyishimo ni ibi ngibi nkora mbabwira ubona ahangaha nigire ni kwa Tate ubu meze nk'uri mu rugo ubu ntabwo wankoraho ndi kukwereka abantu wasengera buri munsi ko mundeba ubwoba iyi nzu ntabwo nyigurisha aha ni mu rugo kiri igikari sibyo kiri igikari dufite imana ikomeye ishobora byose karibu mbatunguje kamera mwari wabimenye urashaka kubireba ko mutambaza ngo naragiye he ko mutari kumbaza ngo naragiye he no afore urumva mu Rwanda Imana yangiye neza ima televiziyo yanjye mu Rwanda i Kigali banyita umunyamugisha umwari Imana yagire neza wavuye kure muri Nyaruguru ndatekereje ati se ko mfite abanyamugisha bankurikira nabwo nivuga abanyamugisha ni ku isi hose nanabibabwiye ahangaha ndavuga ati ngiye kubereka biracyari ibanga nabo ndaberekana ngiye kubereka abantu basengera buri munsi gatanu kandi kugira ngo Imana iduheshe umugisha ubu abantu benshi bagura amamodoka kubera amasengesho yanyu bakagura amazu kubera amasengesho yanyu mugiye muhora mudusengera wajya muri kamera bite amakuru yamani ndo iba mwita Peace mtoto wangu anakula vinavyokula kwa sababu zenu ndiyo sababu nababwiraga Tate mana wedo uyu mumama muri kureba urakuzi ngo ni mama wanjye Tate mumeze ute Yesu nashimwe meze neza anja rusuhuze Yesu nashimwe ayimbazwe uyu ni mukecuru ubyara mama wanjye utagira ngo ni abantu benshi bakunda bangura mama wanjye kubera ko ukiri muto ni we munyamugisha mukuru nkibona ku isi mukuru uri mukuru w'abanyamugisha genda umunyamugisha mukuru ariko ni wowe nkomoko y'abanyamugisha wari uzi ko wabyaye isi ntabwo wari ubizi niko bimeze ubona ahangaha turi uri kurebwa n'abantu barenga ibihumbi ubu ndi umunyamugisha abantu barenga ibihumbi ubwo wari uzi ko ufite famiye y'abantu nka 300 wenda ndabafite ngiye hano ukurikiwe n'ibihumbi 35 ibihumbi 30 ni stade amahoro yuzuye urumva ko wabyaye abanyamugisha Imana yampagugisha rero nanjye Imana yampaye mugisha ariko Tate sengera kano gacano gasengera bati gerageza ugasengera abantu bagura amamodoka n'amazu bagiye bangana zabona kugura imodoka mu banyamugisha yego Sibomana Remo na Tori yego Mr. hari uri bubivuge yego mbwiye komeza Imana rero iguha umugisha yego twese duha umugisha yego umuryango wanjye wose Imana iwuha umugisha yego n'abantu bankunda bose yego Imana ibaha umugisha yego mana ibaha umugisha n'abantu bakunda ya televiziyo yitwa ngo ikira yibuka ntabwo wayibuka oya se nayibuka ese smartphone wayishyize Imvura TV wagira umwongorere Imvura TV yego abantu bakunda Imvura TV
umukobwa wagera gushutsa urebera tate Imana igumugisha wow dododo igitangaza umukobwa wa mukecuru wari umukobwa wa mama umeze neza dore dododo ari bya abantu bajya kunda kwibaza ubukristo gira mbukura hehe urumva iyo ndi gucuza imodoka mbasengera abantu bandi gusengera abantu ntabwo ari ubizi noneho kubera ko babona ndi gusenga baba ubukristo bukura hehe urubyiruko muri iki gihe rwarangiritse urubyiruko rufite character sawa rero iyo wabonye ndi gucuza imodoka curuza amazu baba bambaza kutangira udusengero bikurahe ni wowe mbikesha rero Yesu ashimwe amahoro y'Imana nabane namwe bose nta muntu ndi bubaza amazina witwa mama umeze neza none se umusatsi w'abarokore wandeze neza sago umugisha umeze neza ibaze ko turamukanyije bundi bushya kandi twahoranye Imana yorane namwe ma wasengera abanyamugisha sibyo nibyo nsengera abanyamugisha Mana data uwera wa nyirijuru yes niwe waremye isi n'ijuru kandi udendeza inyanja uri Imana y'amahoro kandi uri Imana twiringira ndagushimira cyane ko ngiye kuduhuza nk'imiryango yacu abana banjye na mama watubyaye na mukuru wanjye yego turi aho dushima Imana izina ryawe nirishimwe amen rero nongeye gusengera na Minister Pix usema guseka natakomereza nasengesho ry'umusari bako nasengesho ry'umusari atari bako ngiye kumusengera mu kazi ke kugira ngo ajye aboneramo umugisha kandi n'amahoro Mana yanjye Imana imuhumugisha ndi mama wamubyaye n'ubu musabe umugisha Imana yo mu gihe byumve amen amen nasengesho na munyagara wisengesho baho barabyumva cyangwa ndakubwira abantu iyo uje nkaguha imodoka yo kugura ntabwo ijya ibibazo kubera ko ibisengeye bifite imvano rero twigiye ku birenge by'abatubanjirije dore ngo uyu dore uyu ni we mama mukuru ngo ni njyewe njya babita Mr. Pix njye nawe dupfana iki dupfana iki nyoko wanyu ukaba utazi njyewe ni wowe mwahuye wewe ngura duhoberane turebana none ndakuboye kwihobere Mr. Pix mhoberera hangaho uretse turebana we mana ndikajya muri kamera neza kwino mhobere ni wowe Yesu nashimwe ni wowe ni jewe ni wenda kandi umugongo ndakubonye amaso ko yani n'amafaranga ya komisiyo Imana igumugisha we mana nukwinda wakiriye Imana igumugisha rwose neza kuzwe teka ryose mbwira ikinyarwanda muraho neza muraho mbwira ikinyarwanda niwe njya numva Mr. Pix uyu nguyu nshuti zanjye ariko tekereza kugira ngo ugire umufana uvukana na mama wawe numvaga muramufana mu by'ukuri wumva Mr. Pix fata isaboni sibo mana natore mu cyaro bagitaga sibori nabonaga ari sibori ariko nabonye Mr. Pix ntabwo ari umwe w'itera dore na mezi Imana ishimwe Imana niyongera ahubwo ntabanyamugisha niyongere Imana igumugisha hero nanone nkuko bisanzwe ni Mr. Pix nabibabwiye nturutse ku modoka mbereka ko ngiye kubereka famille buriya nta kintu na kimwe muri iyi si kitagira imvano mu by'ukuri nibwo dutanga inyigisho tubona no kubwira abanyarwanda urubyiruko rw'u Rwanda dufite inkomoko twubaha umuco twubaha ababyeyi bacu tuberera imbuto nziza nzima niba turi muri Kigali nese nk'ubu njemo amatabi n'amayoga ko nandindarira aho ngaho wakwishima ntabwo byadushimye use ntiwishime nishimye cyane aka gasura afite rero nta wundi ni Yesu Yesu yabikoze nakomeza bigenze neza Imana igabanya imisonga ngiye gusohora album y'indirimbo za gospel 12 nzahita nkora video kandi ndahamya neza yuko ibyo musenya nabyo bijyemo zazibona ufana Imvura TV
cyane. ese imvura TV urebye ubona ikora iki? Mbona ari ibintu byiza, mbona ari ibintu bifite umumaro, mbona ari ibintu bifite iterambere. Uyu uvuga ibi ngibi ni mamukuru, ntabwo ari umuntu musanze muri quartier kwa kundi mukora content musanze abantu ku mihanda, abakecuru mutazi, ari amaraso yanjye. Kumvura TV ubona ducuruza ibiki? Mucuruza ibintu by'imodoka, ibintu by'amazu, ibibanza, mbona byose ibyo bintu rwose mu by'ukuri kandi iterambere. Kera tukiba muri Nyaruguru wajyaga wumva ko hazava umuntu ucuruza imodoka. Ngiye kubaha ikintu muze hano. Ngiye kubaha ikintu musengera. Ndashaka kujya njya hanze kuzana imodoka igize n'imodoka. Kazana imodoka nka 12. Ufite na company yitwa Limited. Company icuruza imodoka. Ko mudatangaye ni bisanzwe nayo ubizi. Urashaka imodoka? Ndashaka imodoka. Kandi nza twicaranira rata. Make. Tate se ko ntari kumubona mana yanjye. Tate eguka. Neguke? yaze hano Eguka razamo ndamubona. ntabwo yari yaze Najya tusenga. Amubonye arimo. No twise. Ubuse se yagiyemo. Wow. Wewe uvuyemo cyangwa mugende mwe. Ushaka mwicarire mwebwe ubyarangiye. Karajyamo. Kandi ni Bagiyemo. ese ngorashe waje. Se nkawe gushikira kuko ubutanyegereye wabone n'amafaranga umuntu yarya. Ubure kuntu ngana. ni njyewe turakora ibyambye nawe gusa Uyu mpamvu yaze kuza muri video no mumanyura amazi murashaka kugaragaza ngo kwamamariza burari. Buriya rero nta muryango utagira umusazi ndamukunda cyane ni umuntu wanjye. Ujye bibona ngirira akajambo kamwe tashe wawe mukecuru byara mama wawe ngire ngo ye muko Oya. bacyane ibintu byose ndagushimira ko watujyanye umubyeyi ni ukuri ndabigushimiye mbikuye ku mutima ntabwo nabyumvise neza ntabwo nabyumvise Ariko se uvuga ngo kora ngaha ntazi icyo uvuze uvuze ngo iki ibiganiro bibi wow my sister ogera so mubwira umukobwa wawe mukecuru wanjye ndagushimira cyane kandi mbikuye ku mutima pe ndagushimira ko waratubyariye uyu mubyeyi akitwa mama wacu ni ukuri Imana ijye ibiguhera umugisha kandi nawe ni umugisha kuba tumufite nk'umubyeyi turamukunda kuko nari gusekeramo baracyari kuvuga ibi bintu ndaje mugereho niwe mu mama kuri iyi si navuga buri wese agira uko avuga umubyeyi we ariko ku ruhande rwanjye mutuye Imana yo mu ijuru igihe urimo ureba icyoroshye ni ukuri uwo mukecuru niwe nisanzure ndamukunda nawe arabizi reba ukuntu Imana yamusize amavuta cyari inkumi pe ujya umpamagara ukampa ka bonane ukampa ka noheri ukabwira uti mukecuru wanjye mukamukorera umunsi mukuru mwana wanjye ndabigushimiye ni ukuri aya nibyo mu gihe tugihumeka n'ibindi biracyaza kandi Imana ibidushoboza cyecu umukobwa wawe gusaba umugisha uyu turakundana cyane nishuti yagiye ntadakunze mushiki we yakunda turakundana cyane ari cyajya aza kusobanura ukagira ngo ni umusheri wanjye kubera ukuntu tuba twisanzurana ntuze se nabonye ari hanze oya bijama. nyamare nyine ibijyana arashiritse inzi oya ziracyarimo inyama arisigaye inyama ziracyarimo inyama z'ubuhinzi tate haranga ndashaka kureba ko dusa mana yanjye kankuremo urasa n'ukuri yesu mwana fotokopi musa
Mana izakunyongerera imyaka nka 60 basi. Reka da. Nabanera. Iyo myaka tuyisabira perezida ariko nawe ndayigusabira. Uri umunyacyubahiro. Kuva navuka mbona usenga n'umwuka ugisenga. Senga pe. Kandi ubwo nzabivamo. Icyubahiro ni icy'Imana. Ariko twaya tubaza icyubahiro ni icy'Imana. Hajya ntabwo nzabe usibaho. Ishuri eshatu icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana. Ihasumba hose. Amen. Imana isumba byose igasumba hose. Urumva ko ndacyabyibuka ukuntu wajya gusengera. None biri kugenda bisohoka. Najya gusengera se koko. Nakuri kw'Imana. Ukaza mu mpingo utimukeke gusengera. Agusengera. Tukaganira. Curuza n'ubunyobwa. Curuza ubunyobwa. None wonye iki? Ubugendana ku rutugu. Wonye igikoko nazanye. Ariko buriya isezerano ry'Imana ntabwo ritinda. Nubwo ryatinda ntirihera. Nubwo ryatinda ntirihera. Imana kugenda isohoza. Nanjye ubu ndacyaririndiriye kandi ubona ashaje. Kubw'iyo mpamvu Imana yansezeraniye ndacyarindiriye. Sinakubwiye ni imodoka kandi ubona ashaje nabonye imodoka yanjye. Ukayitwara. Ukayitwara. Imodoka nkajyamo kazi ukantwara. Oya nzana kwigisha ibyo uyitwara. Ugomba imodoka cyakoze ubuzima bidasanzwe. Imodoka ugomba kuyiguruka yitwara. Imodoka zayibona kubera Imana kandi gusenga birayigurirwa namwe. Tuzayigura mu izina rya Yesu. Ntabwo ari twebwe tuzayigura. Yesu azazana imodoka. Yesu azazana amafaranga. No kugira neza ko Imana ibinyuza mu bantu. Bizagenda biri. Mama ngo zituruka mu cya kabiri ni Muhanga no ku Kamazuru ngo ukuri kuva nishimye. Tate uyu mukobwa wawe rero ngo niwe fotokopi yanjye do. Yego mama ese mweri nk'iyo ubona ufite igisore kingana gutya wumva utishimye. Ndanezerewe cyane. Kandi iyo urebye mbona wagira ngo uri musaza wanjye. Sunde urambyara kuko ntibambeshye. Mbona nkubyara koko. Sema ufite imyaka ingahe? Iyo nireba mbona wagira ngo ni bibiri. Iyo ufite se imyaka 52. Nako wagira ngo ufite 30. Wajya ufite nka 30 n'ingahe? 5. None umukobwa yagukubise Snapchat n'abati natereta. Ariko buriya umuntu wese usenga ntabwo apfa gusaza gutyo kenyege. Rega amasengesho buriya urari ubwo usenga ukajya Imana yakwirengagije. We yabishyize ahantu. Wangu uzabibona ibisubizo uzabibona. Ibi bizi. Bitenze bishaka. Mama dogo ni mukuru, mama mukuru wanjye. None se ko mbona se niwe mukuru. Ibintu mwariye mwatubwira tutazasana. Ntabwo urasaza urimo perebo. Imana ijya ibambira umugisha pe. Imana ijya ibambira umugisha mwasabiye nanjye ndi kugenda mugarura kugira ngo Imana yongere bibone. Kandi zabikora. Nukuri ndishimye. Reba ukuntu tuba turi kuri televiziyo. Uyu ni umugisha. Gusa ntabwo tubuze ibyo tuvuga we. Uyu munezero urandenze nambuze uko mbikora. Yagumbwira kuzanabara nkagira ngo nayabahanuzi. None mbirebesheje amaso. Mana yanjye uruwo gushimya. Uyu munezero. Nambuze uko mbikora. Umukecuru ntayaza abayikuririmbye. Sicu nayuze. Ariko ntago yayibura ariko iyo ngiyo ntayazi. Ariko wumvise amagambo. Kubera icyo atayimenya. Umukecuru ntayazi iyo ndirimbo. Arayizi. Uyu munezero urandenze mana mbuze uko mbikubwira. uyu munezero urandenze Mana mbuze uko mbikubwira. Wajya kumbwira kuzantabara. wajya kumbwira kuzantabara. Ni chorus. Irabona yabahanuzi. None mbirebesheje amaso.
mana yanjye uri uwo gushima. Ngubu rero yongera akamwima. Bageze muri tele. Yewe reka mbikwemerere kugukorera alubumu. Gukora alubumu yawe y'umwihariko. Izo ndimo nzazikora ndi mu mavuta mvuga ngo zizumva na family. Ndimo za gospel nziza cyane. Iyo ndi kuririmba si niyanjye. Bamwita Shadia wo ku Gisozi, ndamukunda cyane inshuti yanjye. Indirimbo ye no kwifasha. Yego. Nawe uramufana. Rero reka mbashimire. Subuko ko tate wakongera ukadusengera. Iki kiganiro nubwo ngisoje dusengere udusabira umugisha tunataha. Ahubwo twagiye. Tugiye guhita dutaha. Ubaha Imana dusenge dutahe. Peace. Tugiye gutaha. Nabari inyuma ya kamera nabo bihangane. Sengesho biraza kubageraho. Ngiye gusenga ugira bifunge senge wabifunge. Tuna gusengera n'isi yose muri rusange sitwe gusa. Mwami Imana yacu turagushimye. Dushimye neza yawe n'urukundo dukunda. Dushimye imbaraga zawe n'ineza yawe. Mwami Imana Nyiringabo, turagushima iki gihugu cyacu badutujemo. Na Perezida Kagame yubahwe. Amen. Nukuri Mwami Imana Nyiringabo, nukuri dufite umutekano kubwe. Rero Mwami Imana Nyiringabo niyubahwe, nasagarare, izina ryawe ryubahwe. Amen. Mwami Imana rero abana badusuye bibaye ngombwa ko bagiye gusukura urugendo, ubagenda imbere n'inyuma, ubageze mu rugo amahoro. Amen. Natwe dusigara amahoro. Mwami Imana nubishimuka bikunda tukazongera kubonana amaso ku yandi, tuzakuzamurira icyubahiro. Rero ndasenga ndi umwana w'umuntu, ariko usengura Imana. Tubisabye Imana bifite mu kuboko kwayo mu izina rya Yesu. Amen. Reka nongere negekeho. Urabona mwuka byaramwe. Buriya impamvu mpora mbabwira ngo ndashaka ko mu batimu y'abanyamugisha kankuremo Linette, mu batimu y'abanyamugisha ndashaka ubundi ko ino channel ishobora kuzakura kubera umugisha, kubera Imana, kubera Yesu umwana wayo, kubera Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitewe naho usenya cyangwa naho wemera, pfa kubura umwemera Imana nitanga byose nido umugisha, kugira ngo wabibonye neza yuko kandi kumwe na famille badusabira umugisha. Mumbabarire n'ibyifuzo byanjye ndabibasabye, iyi channel izuzuza miliyoni nk'izindi. Ariko basi mwe mugize 100 subscribe, mukwe subscribe. Murabona impamvu nashyizeho cover y'amamodoka cyangwa n'ikintu kugira ngo kuko ari channel icuruza kugira muze kureba kino kiganiro kandi mugikore umugisha. Mwumvise ko ndabasabiye gusengerwa kandi nzi neza yuko muri ubibone mu izina rya Yesu Kristo. Rero nitwa Mr Peace, ndi umunyamugisha mukuru. Niba nawe uri umunyamugisha, ibyo mbona byose nawe kugirirweho gatanu ku kandi, urabizi neza yuko ngukunda kandi nkubaha. Gerageza rero ujye ukomeza ubane natwe gatanu ku kandi. Ubu ngubu nari maze iminsi nta postinga cyangwa ntakora cyamunara yanyu, ariko ku munsi w'ejo ndatekereza ejo muzabona imodoka zirenga 300 ziri ku isoko. Kungu nagarutse tuye tunyuzamo gusura imiryango. Imana ibahe umugisha mwinshi cyatagabanyije. Asante ni sana zaidi. Narakinguye reka nongere nkingeho.